بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha byuzuye kandi bitunganye bisakare ku ntumwa ya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira mu nzira y'ukuri kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaduha kuba muri abo ngabo, Allahumma amin. Ubushize twarebeye hamwe mu cyicaro duheruka zimwe mu mpamvu zituma urubyiruko rutinda kurongora. Tukaba twaravuze impamvu zigera muri enye. Kuri uyu munsi tukaba turi buze kongeraho izindi ebyiri cyangwa se eshatu bijyanye n'umwanya. Turi buze kuza guhera ku mpamvu irabari ya gatanu, ngo ni ya mbere kuri uyu munsi wa none, ikaba ari impamvu ifite aho ihuriye n'imyumvire bamwe mu bakobwa bafite muri bo ibabuza kubangutsa no gutebutsa iki gikorwa kandi igihe cyarageze. Kubwo kugira ubwoba bitewe n'ibyo babona mu ngo z'abandi, inshuti zabo n'abandi bagiye batandukanye, bakumva yuko ibyabaye kuri bariya nabo nta kabuza bigomba kuzababaho, bakagira ubwoba bwinshi, bakishyiramo n'indi myumvire igiye itandukanye yo kumva yuko kurongorwa ari ukujya kwibuza freedom, ari ukujya kubaho mu muruho, ari ukujya kubaho mu buzima bugoye bw'inzitane. Kandi ahangaha nababwira nti mukuri muba mwibeshye cyane. Allah subhanahu wa ta'ala yashyizeho imirongo ndetse anashyiraho inama kuri ba bandi bashaka kurongora cyangwa se bashaka kurongorwa. Nyamara ziramutse zishyizwe mu bikorwa, abantu babaho mu mutuzo, mu munezero, mu mudendezo nk'uko babyifuza. Nawe rero witegura kumva yuko ejo n'ejo bundi wazarongorwa, gerageza usobanukirwe izi mpamvu ndetse n'izi nama Uislamu bwagaragaje ko ari wese wifuza kurongora cyangwa se kurongorwa, wenda byagukuramo iriya myumvire iri mu bandi. Uko ubayeho ntabwo ari ngombwa ko n'abandi ariko bagomba kubaho. Uko bariya babayeho nta nubwo ari ngombwa yuko ari nako nawe ugomba kubaho. Wakubaka ibyawe, watunganya ibyawe, ndetse wanagerageza kubiba hafi no kubibungabunga bijyanye n'ubushobozi bwawe n'imbaraga ufite. Icy'ingenzi uzibuke gusaba Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko Allah muri Qur'an atubwira ati walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Famahallu shahid fi hadhihi al-aya, icyo tugambiriye cyane cyangwa se dukeneye cyane muri iyi aya nuko Allah tugaragariza yuko abemera Imana banashyira imbere mu gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazabashoboza kubona urushako rwiza ndetse n'urubyaro rwiza. Yewe mukobwa, nakugira inama rero yuko igihe cyose wumva yuko igihe cyageze, uzirengagize iyo myumvire ushobora kuba warakuye mu ngo z'abandi zitigeze zitungana, cyangwa se ushobora kuba warakuye muri experience wabonye mbere, ahubwo uzahozeho no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko Allah yazaguha urushako rwiza ruzakubera urushako uzakuraho amatunda runakwegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Impamvu ya kabiri ikaba n'impamvu ya gatandatu muri za mpamvu twagiye tugaragaza yuko ari impamvu zituma urubyiruko rutinda kurongorwa. Harimo ababyeyi kwanga yuko abana babo b'abakobwa barongorwa bitewe nuko hari uwo bagennye, hari uwo bapanze bakavuga bati ngo n'uyu nguyu. Ushobora gusanga wenda banamukeneyeho inyungu zitari inyungu za zindi tubwirwa ngo ni inyungu za akhira, inyungu zifite aho zihuriye n'Ubuislamu, ahubwo ndari inyungu zifite aho zihuriye n'amaronko y'ahangaha kuri iyi si y'igihe gito cyane ashobora kurangira mu mwanya muto cyane. Ugasanga rero ababyeyi barabannye, barafunze, bakavuga bati umwana wacu w'umukobwa agomba kuzarongorwa na runaka wo kwa runaka, naam, kandi nako bigomba kugenda, ku buryo umwana w'umukobwa niyo atekereje ku gutekereza uwundi muhungu bihita bimubera imibare myinshi. Yewe n'uwo yabonye akamubonaho ibyo yashimye we nkawe nk'umukobwa, abone yuko Uislamu bwabimushishikarije. Ugasanga abana b'abakobwa baragorwa no gutekereza kuri iki ngiki bitewe nuko ababyeyi babo bamaze kubaha gasopo, bakababwira bati nta wundi muhungu dushaka ko azinjira hano uretse fulani wo kwa fulani, niwe dushaka yuko ari we murongo ukurongora. Iri ni ikosa rikomeye cyane ababyeyi bakora. Iri ni nimwe mu mpamvu zikomeye abamenyi batugaragarije yuko ni imwe mu mpamvu ituma ingo zisenyuka. Ituma ingo zisenyuka bitewe n'iki? Nukuba abana baragiye kubana nta numwe washimye undi.
nta numwe washimye undi. Yego byajyaga bikora kuva kera kandi hari naho bigikora, ariko iyo byageze aho nibura umwe adashaka mugenzi we bitewe nuko yashimye undi, mumworohere. Ntabwo ari ngombwa yuko umwana w'umukobwa 100% agendera ku bitekerezo by'ababyeyi kuri gahunda yo kujya kurongorwa. Nawe afite uburenganzira Ubuislamu bwamuhaye, afite ubushobozi Ubuislamu bwamuhaye bw'uko ashoboye kuba yakihitiramo akareba uwabera ubuzima bwe. Muzamworohere. Bityo no mu bintu bitindije urubyiruko kurongora cyangwa se kurongorwa, harimo n'iki ngiki ababyeyi bamaze kukigira ikibazo gikomeye cyane, kuvuga ngo umwana wabo agomba kurongorwa na runaka, baramuteguye n'umukobwa wabo baramuteguje. Impamvu yindi ikurikiraho, impamvu ya 7, ikaba n'impamvu ya 3 kuri uyu munsi wa none, nicyo twavuga tuti zimwe muri kondisiyo zikomakomeye abakobwa bashyiraho rimwe na rimwe ushaka ku bahungu hano hanze bari tayari kuba barongora, ukabibaburaho. Akaba ari umukobwa wavuga ati ndashaka nibura umuhungu ufite imyaka wenda tuvuge tuti 40, akaba ari umuhungu utarigeze urushako mbere, akaba ari umuhungu utunze, akaba ari umuhungu nibura muremure, akaba ari umuhungu, yani ukumva kondisiyo arimo aravuga ni kondisiyo ziri ahangaha kuri iyi si, ariko kugira ngo zose hamwe zihurire ku muntu umwe bigoye. Uribona umuhungu muremure ariko ubutunzi afite bukaba butangana n'ibyo wowe ushaka. Uribona uwo muhungu ufite iyo myaka ariko uburebure ukeneye ntabwo afite. Uribona umuhungu ufite amikoro ukeneye ariko bya bindi by'uburebure ndetse n'imyaka ntabyo afite. Uku nguku niko abantu babayeho. Bikaba ngombwa rero Ubuislamu ko bukubwira ngo gerageza ushyire ku munzani, unayungurure, umenye ibyo ukeneye. Ibyo ukeneye uzabibaza Ubuislamu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam arakubwira ati, mushiki wanjye, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Nabazira uriya musore mugashima idini ye, mugashima imico ye, fazawijuhu, muzamushyingire, muzamwakire. Ibi nibyo bya mbere ukeneye, kubera yuko nibyo bizaguhesha kubaho mu munezero no kubaho wishimiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Idini y'umuntu, imico ye, abaniyate abantu, abanyate, ntabwo ari umunywanzoga, ntabwo ari umunywatabi, aritonda, agerageza kwiyubaha, agerageza kwitwararika. Ariko ziriya kondisiyo zindi wagiye gushyiraho, nkuko duhora tubivuga, bimeze nkaho ari komande uri kwaka y'umuntu utabaho ahangaha kuri iyi si. Ahangaha ni impamvu ikomeye cyane yazakubuza kurongorwa, ni impamvu ikomeye cyane yazakubuza kurongorwa. Ubwo ngubwo bikaba byanatinza n'undi wari wese wagutekerezaga mu bitekerezo bye, bitewe nuko ibintu byose wagiye ugashyira hariya ngo agomba kuba byujuje, ntabwo abyujuje we wenyine, ahubwo umwe kuri umwe, uriya afite iki, uriya afite iki, hari icyo adafite, ubwo byose urabishaka ku muntu umwe, bikaba bitakunda. Menya ibyo ukeneye, unagisha inama Ubuislamu. Ubuislamu uzakugira inama nziza y'umugabo mwiza kandi wagutunganyiriza gahunda zawe biiznillah ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse wanakubera kanabera n'ubuzima bwawe. Reka dusozereza ahangaha insha Allah, twongere guhura mu byicaro byacu by'ubutaha. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.